abo kuri uyu munsi wone turimo kwita ibyihebe barwanaga muri Afghanistan, intego ngo ari kurwanya Umurusiya bitwa ba Mujahideen, n'abandi bari bari muri za Yugoslavia bayobowe n'uwitwa Khatabi nabo bitwa ba Mujahideen. Biza gusoza Abarusiya basenyutse birangiye. Kuki kiriya gihe batitwaga ibyihebe? Kuki baje kwitwa ibyihebe ari uko Abarusiya batsinzwe muri Afghanistan? Osama bin Laden ahinduka ikihebe. Kuki yahindutse ikihebe arwanya Abanyamerika ntiyaba ikihebe arwanya Abarusiya? Ashobora kugenda yibaza, mbese ibi bintu n'abasilamu babizanye? Mbese ni umushinga uzanywe n'abayisilamu? Mbese wateguriwe he? Kuki se abakora biriya bikorwa n'ubundi bagenda bitwaza Qur'ani, bakoresha imvugo zo muri Qur'ani, bigaragara ko ababirimo n'abasilamu nyine n'ubundi? Ku rwego rw'umuryango mpuzamahanga w'abayisilamu twasohoye itangazo ribyamagana. Wambwira ute ukuntu ziriya mbaraga umuntu umwe wari muri gereza muri Baghdad, uriya wita al-Baghdad, yari muri gereza i Baghdad, yavuye gute muri gereza? Ukuntu yatangiye koorganiza bariya abantu, ukuntu yabonye ziriya ntwaro, ukuntu yateye akagira imbaraga zingana kuriya. Wambwira ko uwo muntu izo mbaraga zikuye? Harwanye abantu bavi Burayi bajyaga kurwana muri Syria, abava mu Burusi mu byahoze ari Uburusiya bajyaga kurwanamo hariya, muri Afurika bavagamo, muri Aziya bavagamo. Ubwo abo bantu isi yose ko ifite abayiyoboye, ubwo aba ntago babonaga urwo rujya n'uruza rw'abo bantu.